muke uhari, hari umutekano muke w'abantu bameze nk'abantu tutazi iyo baturuka, niba ari bitwa abapagasi badafite adresse, ubona ko banyanyagiye aho hose, harimo abayede, harimo abafundi, harimo abahinga, ku buryo ubona ko bafite groupe nini y'abajura n'abicanyi bashobora kuba. Mwabyumvise, ibi biri muri mwe turi buganireho uyu munsi by'umutekano muke mu mujyi wa Kigali. Ariko mbere ya byose reka dushima Imana ikitugejeje magingo aya, ikiturinze aho uri hose munyarwanda, aho uri hose ndumva imyaka tumaze kuba ugihumeka twabihera Imana icyubahiro. Mbibutsa kandi gukora subscribe abatarayikoze cyangwa se abone ni mu ndimi z'amahanga, mu manuka aho hasi muyikore. Abayikoze namwe mugubwe neza, mukore like ku biganiro byacu, share, muha abandi bumve, ndega ntukajye wumva ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu nkunda kubagezaho. Perezida w'ishyaka PS Mbera kuri, aho turi hano i Kigali mu Rwanda, ku busesenguzi bw'ibintu tuba twabonye, tubamo ibibazo, tubamo ibitekerezo dutanga nibyo dukura muri rubanda kuko duhorana nabo, ibyiyumviro byose tubashyikiriza nibyo tuba twumvise muri rubanda, n'impinduka dushaka nuko turi rubanda kandi duhangayitse tubabaye. Niyo mpamvu rero gusakaza ibi bitekerezo byacu ni umuganda nawe ubukoze. Ntukajye ubibona ngo bisomere mu matwi yawe ubyumve ubundi wicecekere, jya ubiha abandi. Ntukumve inkuru nziza ngo ya nkuru nziza yagutashyeho ngo ugende uyihererane, hereza abandi, tanga n'igitekerezo. Ndarangiza mbaho umurongo wa telefone, utagitanze hano ujye unambwira uti ahangaha gorora gutya, hari ikibazo nagize nawe wakivugaho, hano numvise ibibazo ibi n'ibi, udufashije wabivugaho. Ariko icyo dushaka twese, dushaka icyo bita gerizo ensemble, twese gukirira hamwe, ku buryo dukirira igitugu hamwe tukakirwanya pe, tukagikubitira ahareba inzega, tukagikubitira ku mugaragaro, demokarasi igataha iwacu mu Rwanda. Nari mbaye rero ncamake ibiganiro turi buganireho, ariko nongera turacyari mu gihe ndacyabifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2021 utangiye nabi, ariko wenda hari igihe ubwo utangiye nabi uzasoza neza uko ibihe bigenda biza, ngo hakomeye niho hava amakoma. N'ubu nta n'igihe twigeze tubaho neza rega abanyarwanda, twabaye muri struggle nyinshi, mu bibazo byinshi cyane bigiye binyuranye. Niyo mpamvu rero burya tudakwiriye kwirirwa duhangayikishwa n'ibitubaho, ahubwo tugomba guhangayikishwa n'uburyo tugomba kubikora kugira ngo tubivemo. Mu by'ukuri rero ibikubaho byose byiguhangayika, kuko iyo wahangayitse uba wacitse intege, ubwo gira courage yo kurwana nabyo kugira ngo uve mu icyo cyezi. Rero aho muri hose, ku inkunga yanyu banyarwanda banyarwandakazi, aho muri hose, abari mu gihugu, abari hanze yacyo, ndetse nanabasuhuza cyane abari mu bigabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye, mwese inkunga iyo ari yo yose mutugezaho turabashimira. Ibitekerezo ibiki n'abadutuka nabo ndabashimiye, mwese mugubwe neza, kuko nicyo gitekerezo cyawe ufite. Burya ngo akuzuye umutima agasesekara umunwa, iyo kasesekaye umunwa rero burya natwe tuba twamaze kubona akari ku mutima wawe, bigatuma natwe tumenya uburyo dutwara ibintu byacu n'uburyo twongera imbaraga mu kubigisha, kuko n'ubundi rega ntabwo muzakira tutabonye indwara. Niyo mpamvu rero komantere yanyu niyo utukanye ntayisiba cyangwa iki, ahubwo jya ugubwa neza mu bitekerezo byawe. Turakwemera kuko igihugu cyacu uko bizagenda kose, ntabwo igihugu gishobora kuburamo, nta gihugu kiburamwo abarwayi bo mu mutwe, nta gihugu kiburamwo abatukana, nta gihugu kizaburamwo ingeri zose. Niyo mpamvu umuntu agomba kumenya uburyo akora management y'izo ngeri zose. Ariko icyo twifuza si uko habaho ingeri mbi, ahubwo tugomba kugira ingeri nziza. None rero turi buganire ku tuntu twinshi, niyo mpamvu ndabona ari biri bufata igihe. Ikintu turi buganireho none cya mbere nari nateguye, ni ikibazo ku bantu barashwe na polisi, mu abantu babiri. Ni iki kintu cyo kurasa tuvuze gitangiranye umwaka, ndabona umwaka utangiye sasa urivuza ubuhuha pe. Iki nicyo cya mbere. Hari ingingo nari nateguye ya kabiri, ariko iyi ngiyi ntabwo turi buyiganeho, tuzayifatira igihe kirekire. Nabonye ari ikintu kinini cy'ikintu cyo gusenyuka kw'amadini, cyangwa se gusenyuka kw'abayobozi bayo.
iki kintu nashatse kukiganiraho kubera ko ikintu cy'amadini buriya amadini ahanini agize sosiyete nyarwanda kuko nta muntu utaba mu idini cyangwa mu itorero. Hari ikintu icyo kintu ndashaka kuzakisesa nagitekerejeho hagati yo gusenyuka kwayo cyangwa gusenyuka kw'abayobozi bayo. Twese tuzacyungurana ibitekerezo, ahubwo nuzamuha igitekerezo ubutaha kugira tuzahuze ibitekerezo nawe azanyandikira ati iki kintu ngiye nkibona gutya na gutya, kuko mu bibazo turimo, mu bibazo abanyarwanda barimo, hari ukuntu abayobozi b'amadini cyangwa amadini yahagombye kwitwara muri ibi bibazo byose hatabayeho kugira gutya gufunga umunwa. Iyi ngingo ntabwo turi buyiganireho, tuzayiganiraho gutaha. Noneho turaza ku ngingo ya kabiri, ubwo ngubwo dusimbuje iya kabiri kuri senywa ry'iyi sitasiyo yo kwa Mirimo. Ikindi cya kane turi buganireho ari nacyo mwari mwumvise ni umutekano muke uri kugenda ugaragara hirya no hino hano mu mujyi wa Kigali. Ni ikibazo cy'umutekano muke. N'izi ngingo rero tugarutse rero ku ngingo twavuze turi buganireho kuri ya ngingo ya mbere, reka tubabwire twebwe mu by'ukuri ntabwo turi itangazamakuru, tubibibutse twe turi abanyapolitike bareba ibintu, bumva ibibazo by'abaturage, kandi tukanagena imirongo tuvuga tuti ibintu byahagombye kugenda gutya. Ni nako rega tuzanabigenza igihe tuzaba twafashe igihugu, kandi si kera n'ejo bundi, kuko igihugu kigomba gusubirana bene cyo ni twebwe, ni rubanda, tukagisubirana tukakikora neza, aho kugira ngo kiyoborwe n'abantu, kikajyaho abategetsi bashingiye ku mategeko, ba bategetsi bashyiraho amategeko meza abereye rubanda, aho kugira ngo habeho ya mabwiriza asuzugura ibyemezo by'inkiko, ya mabwiriza aza akandamiza rubanda, ya mategeko aza yambura rubanda ibyayo, maze rubanda rukagamika rukicara rukavuga ruti koko turasharamye, tumeze neza, duhagaze neza, kubera ko twagize uruhare rwo kwishyiriraho abategetsi bacu batunogeye. Dore ngiyo objective y'imbera kuri mujya mwumva mvugira, nyoboye, kandi nkaba ndi imbere yanyu kugira ngo tujye twungurana ibitekerezo nk'ubwo buryo bwose. Niyo mpamvu rero mbabwira nti banyarwanda, nimudahaguruka ngo muharanire uburenganzira bwanyu, ntabwo ntimuzategereze ngo abo ngabo bakandamiza bazabuzana babashyire ku iparato bababwira ati mwakire muryeho mwese, nka kwa kundi Yezu yavuze ati nimwakire muryeho mwese, iki cyo ko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa kandi uzahoraho iteka. Ibyo ngibyo nimubitege ku nkotanyi ngo zizababwira ngo nimwakire demokarasi muryeho mwese, izahoraho iteka mu banyarwanda. Kandi mu gihe bibereka ko ntabwo mutegereje ko FPR izamanika demokarasi mu kirere nk'uko padiri amanika ukarisitiya ati uyu ni umubiri wanjye, yerekana ngo ni Yezu, ati uyu ni amaraso yanjye yamenewe mwe. Ibyo nimubitege, ahubwo ni mwebwe mugomba kubiharanira. Noneho twamara kubiharanira tukabimanika hejuru imbere y'abanyarwanda, tukavuga tuti ngiyi demokarasi y'abanyarwanda, mwakire muyiryeho mwese, kuko twayiharaniye. Siko bimeze se? Nta kundi nuko nkuko bimeze. Niyo mpamvu rero niba gukanda none utayiharaniye, ntuzarire ahubwo yiharanire. Twinjire mu iki kintu mu biganiro nyirizina. Kuri iki kintu cya polisi yarashe abantu babiri, nta bantu babiri bavuzwe, twabibonye hano mu binyamakuru, twabisomye. Kuri iki kintu rero cyo kurasa kw'aba bantu, mu by'ukuri ni ikintu gihangayikishije kandi kibabaje. Nta n'umuntu uri gutababazwa n'uko undi yapfuye. Iyo umuntu yapfuye, burya nkange iyo umuntu yapfuye numva mbabaye, mba numva umuntu hagombye gukoreshwa imbaraga zose zishoboka. Ariko se reka tuvuge, mwabonye muri USA, muri Amerika, ejo bundi abaturage benshi bafashe baruriye bajya kuburizamo ibyemezo by'inteko ishinga amategeko. Ariko se mwumvise, uzumva perezida ba Afurika kenshi na kenshi y'akantu kariya kabaye nta kindi baruheramo no kurohamwe amasasu. Bari abaturage bari bafite imbaraga ari benshi, ariko uburyo bwakoreshejwe kugira ngo ibintu byabo bigire binetralizwe
mwarabubonye biriya nicyo bita gukunda uburenganzira bw'ikiremwa muntu aho kugira ngo urohemwe amasasu yica abantu nicyo kintu kitari cyiza. Hano rero kw'iyi nkuru y'uku kurasa ndumva uyu mwaka biratangiye mu myaka yose yagiye ishira twagiye twumva ngo polisi ngo yarashe ngo ubuntu ngo yarashe umuntu bikatubabaza ntago ikintu cya mbere ntago ari ubwa mbere mvuga ikintu. Niyo mpamvu mbabwira nti ahantu twagezeho ibiganiro byinshi cyane mujye mumanuka mukurikira ibi biganiro uko ikiganiro kigenda gikurikirana n'ikindi. Niwumva iki kiganiro twashyizeho ibiganiro byinshi ku nkuru z'akarengane biki byose mujye mushyiraho ubundi muhereze abantu namwe mwumva uko mu Rwanda rwacu twibereyeho. Iki kintu cyo kurasa ntabwo ari ikintu kiricyo, ntabwo ari ikintu cyiza, kuko ntabwo umupolisi aba yaratojwe kurasa gusa, aba yaratojwe gukiza. Ni umuntu wo gukiza abanyarwanda. Ntagomba kuvuga mu Rwanda hari inzego nyinshi z'umutekano guhera ku isibo bagabanyijemo utugari noneho bagira ngo ibyo bita ngo amasibo, sibyo? Iki kintu cy'amasibo kuzamuka inzego z'umutekano, abanyerondo, abadasa, abapolisi, abasirikare, abaki byose, ibi byose ni ibintu byagombye gukemura ikibazo ariko hatabayeho kumena amaraso. Ariko amaraso y'abanyarwanda uko aho yamenekeye azameneka ryari? Iyi nkuru rero yatambutse ndayibona ku gihe, ikinyamakuru kimwe hano mu Rwanda, ngo polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yishirashe abantu babiri bagerageje kuyirwanya. Reka tubanze kugera ku kantu ko kugerageza. Ubundi hari ingingo ivuga kwigomeka mu mategeko hano y'u Rwanda, ivuga kwigomeka ikaba ifite ingingo nyinshi. Kwigomeka ngo ni ukunanirana bya kiboko, kurwanya mu buryo bwose. Iyo ngingo rero ntaho ivuga ngo bazarasa, ahubwo ivuga yuko abo bantu bazakatirwa, hari imyaka bazakatirwa. Kurasa ni urundi rwego. Ni ukuvuga ngo bano bagerageje kurwana. Iyo mvuze rero kugerageza ni ukuvuga ko bashobora no kuba batarwanye mu buryo bukomeye, kuko ari harwanywe kuko hakabaho imirwano ku buryo babona nta bundi buryo busigaye uretse kubarasa. Baba babyanditse hano, ariko bagerageje. Wenda bashobora kuba bihagazeho bati hoya, cyangwa bakabyimbya wenda nk'umutwe birumvikana, cyangwa bakayishyira amaboko bakazamura intugu kwa kundi umwana umubwira ntahite yumva ibintu, undi nawe agahita shyiramo urusasu. N'abirukanka ngo bakabarasa kandi hagombye kugira. Abantu rero irakomeza ivuga iyi nkuru iti bagerageje kurwanya nyuma yo gufatirwa mu cyuho batwaye televiziyo flat screen. Ni flat screen bari batwaye, niyo mu bwoko bwa Sony, bikekwa ko bari bibye. Bababonye bari bafite televiziyo ya flat screen yo mu bwoko bwa Sony, bikekwa ko. Ese iyo umuntu akekwa araraswa? Bakekaga. Ni ukuvuga ko mu gukeka umuntu, gukekeranya, ntabwo ufite igihamya ijana. Ese ubwo babaye babarashe kandi yari n'iyabo, ahubwo wenda bari kwiyimukira, bakekaga. Iki nacyo kugira ngo ukeke umuntu umuhagarika, wenda ashobora kugira gutya akareba hirya no hino. Turabizi abanyarwanda benshi batinya polisi. Hari n'igihe wenda ushobora no kwirukanka, cyangwa se uvuga uti ntambaye agapfukamunwa nabi batamfata bakagira gutya bakanca amande, cyangwa se aba bantu bamagarikiye kubera iki? Wenda hakabaho ako kantu ka inquiétude. Ntabwo nshyigikira ubujura, kuko natwe abajura ntabwo bashyigikira ko baratuzengereza. Natwe ejo mu nzu, nibyo ndi buvuge by'aho umutekano muke, natwe ejo mu nzu barinjiye baraducunze gatahita yicoma mu nzu, ahita atwara. Ari ibintu natwe badutwaye mu minsi mike ishize, nta n'umunsi umushize, barabijyana. Tuje turareba, umuntu aciye he, tuyoberwa n'iyo narengeye, arabijyana. Hano mu mujyi ahanini gatoya, iyo usize uko ibintu bimeze, iyo ucunze gatoya barakwinjirana no mu buriri ugasanga abantu abusasuye, utereka inkono bakayitwara. Ibyo byo turabizi, ndaza kubigarukaho, ariko reka mbanze ndangize iyi nkuru. Iyi nkuru rero yo kuvuga ngo kurasa, vraiment igihugu cyacu cyamenetsemo amaraso menshi mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara. Kurasa, nongere mbivuge, nongere mbihagarareho, ntabwo ari solution ya nyuma
mbere yo gukiza, kuko abanyarwanda ntibibaho, ntago umuntu ashobora kwirukanka ngo arenge metero zingahe bataramwifatira. Ampuresi afite icyo gifurate sikirini yikoreye afite, arakirukankanya aragucitse, acitse abantu. Ntabwo ibi bintu, uyu muco uyu wo gutoza ntabwo uyu muco ari wo, kuko njye niyo mpamvu mbigarukaho. Byagiye bigaragara abantu bagiye barasa bari mu mapingu, byagiye bigaragara abantu baragiye barasa ngo yatorotse, ukabona ari ibintu harimo quelque chose qui cloche ranzoda, hari ikintu kisa n'ikihishe inyuma y'ibintu. Burya rero dushobora guhura n'umuntu ejo bundi twarahuriye mu kabari, cyangwa barapfuye ari abasore yapfuye n'undi inkumi, cyangwa yaramwagize gute, akamwitura umujinya ati ngiye mbonye bimeze gutya ngira gutya, ndakurahira mama wazimpaye. Nuko nguko kubera akantu mufitanye, ibintu bikazakomeza ubwihorahorere n'ubwihorere. Niyo mpamvu hagomba kubaho ikintu cy'ikinyamwuga cyo gufata umuntu. Kera polisi ya kera, cyangwa se bitaga polisi kominari, yegeraga bya bibunda bya rubaho, hari nabonaga bigenda cyari rimwe ukabona barigendanira indembo, kandi abajura bagafatwa ku neza bakajyanwa. Ni gakeya ubona umuntu agombye kuraswa. Iki kintu rero nongere ncyamagane, ni ku itariki 9 z'ukwa mbere. Ubu ni ukuvuga ngo niba hari abandi barashwe na bashashije kubamenya, ariko ni iraswa rya mbere ribayeho. Hano rero haje ibitekerezo, reka tunyuzemo kw'iyi nkuru. Hano hajeho ibitekerezo byinshi by'abantu nabo ubona bari kwibaza. Hari umuntu uri kubona hano kw'igihe, kw'iyi nkuru yahise amwita ngo Kwizera ngo King, yanditse ngo nyiri frate abahe ubona amaso, hahaha ngo frate koko ibari irasa umuntu. Niyo ni ikintu yagize. Hari undi bita Muhirwa nduzanditse ngo corona ntiyica ngo polisi ya gutyo. Hazaho commentaire nyinshi. Noneho undi nawe ati bari bamaze kabiri, ngo ni Berito bagumya, ngo bari bamaze kabiri, kubera ko bimenyerewe ibintu byo kuraswa. N'udukomantere ndaca mwihangane, ndaca dukeya. None uyu nguyu nari ngo ari Simone, ngo bamaze niba bari bibye televiziyo, ko FPR nanditse barimo kwiba akabanza gatoya k'umupfakazi wa Mirimo. Urumva nicyo bavuze, niyo commentaire bahuje na bya bindi yo kwa Mirimo bamaze rwose. None se ko mwihariye ibikorwa byose, waba ufite icyo urya ukiba TV? Nanjye naribye, nibaga amapera n'imyembe, muba mwarandashe mwabi hano gutukana. Ntabwo dushyigikiye kwiba, ariko nyine nicyerekana umujinya wo kuvuga ngo kurasa, ngo umuntu ngo yibye, ahubwo nicyo tuvuga ngo gufata umuntu wenda akaryozwa ibyo yakoze. Noneho uyu ngo yabitanga nziza Greta, ko bakekwa se kuki itaba iyabo ahubwo bakaba birwanagaho, polisi ishaka kuyibaka. Birwanagaho polisi ishaka kuyibaka, simbizi niba ashaka kuyibaka nkurikije uko babivuga, ariko ni igitekerezo cy'uyu muntu, ariko nawe arerekana yuko atari cyo cyagomba kuba. None se ko mwakekaga kandi mukaba mwabishe, gukeka umuntu warangiza ukamwica ntago bari sira? Ko ibyo bintu muramenya ukuri mute? Mu rukiko haraburana nde? Nuri buze ayiyitirira icyakoze mwari mumaze igihe muduhaye agahenge. Ubundi ubu ibi ni ibigwi muba mwirata, kurasa abaturage banyu mwakabaye murinze. Urumva koko ikibazo? Urumva abanyarwanda muratwenza kabisa iyo muri kwirata ngo muzi gucunga umutekano. Umukuru w'igihugu ukananirwa no gufata umusuma yibye TV, ndabona ari nk'umurundi tu, ukarengeraho ukarasa, biboneka ko no gucungera umutekano w'abaturage banyu atabyo mwoshoboye pe. Ibyo bintu ndabyumva mu Rwanda gusa, aho umuntu ari imbokoboko ahitwa ahitaraswa, yanatse ahitwa araswa, ni umurundi ahari. Ariko rero polisi izashaka ubundi buryo bwo gufata ibisambo mu gihe habayeho imirwano,
ndumva mu gihe ibyo bisambo bidafite imbunda nta mpamvu yo kubirasaho. Nje nenze polisi ku mugaragaro, imbunda irasana n'indi rwose. Si cyo se nyine umuntu niba ifite no misanzarume udafite imbunda urajya kumurasa. None se niba urasha umuntu ari kugenda ngo uramuketse, abaje mu myigaragambyo bwo urumva bizagenda bite nk'uko muri Amerika byagenze. Hari muri Amerika buriya iyo haba hariyo nk'aba ndeye baba baramenyemo amasasu, ariko ikibazo hari igihe yamenamo abantu nabo ugasanga bariye karungu ahubwo baje none se mwabuze abo mugwana nabo abo murica abasivile mumaze kubibigwari pe. Ubwo se mudafite imbunda ahari hari icyo mwakora? Gusebya dore ngibi dore aho biri kugenda bihita ni kuntuza ni kuri iki kinyamakuru none. Ariko ni gute mufata ihene mukazirindisha impyisi? Uyu nawe ndumva ntago ari ihene. Nuko mwabona ihene zariwe mukibaza impamvu. Iyi polisi yica gusa niyo mwashinze gucunga umutekano w'abantu? Aba nicyo bitekerezo y'abantu benshi. Byari kuntangaza batarashe mu cyico. Kagame yabatoje kwica ibyo binywamara nkora amaraso byo kwica amacito n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibi ni ibitekerezo by'abantu. Abantu benshi bashyize ibitekerezo byinshi ku iyi nkuru. Ni benshi ariko bose urabona baganisha mu murongo wo kwamagana iki kintu cyo kugenda abantu barasa. Nshimye ko ari n'ikinyamakuru cyanyu. Ni ibintu byiza cyane kubera ko nibura murareba ibitekerezo by'abaturage. Iki kintu rwose kuba abantu bose urumva ko umunsi bafashe ushaka kwiba banke azaraswa. Uyu nawe ni igitekerezo. Azaraswa n'imiryango bayikurikirane babice hato batazavuga abandi bajura. Abo bapolisi bagomba gukurikiranwa bakoresheje imbunda nabi. Ibi ngibi ni ibitekerezo by'abantu nabyo. Bikekwa ko bari bibye. Iyo ni Korodete. Bikekwa ko bari bibye yatangaye. Ntibarabihamywa ariko bishwe hatabanje no gukora iperereza. Iri ni ishyano mu Rwanda. N'agahomamunwa. Bizarangira ryari ibyo kurasa abantu nk'abo ari ibisambo? Ni ibintu byinshi. Hariho komanteri nyinshi cyane ariko abantu bose bababaye. Gukeka gusa bagahita barasa bica. Niba baba bakumbuye kurasa bagiye kuri Nyabarongo bakarasamo amasasu bifuza. Uru ni Nyirarukundo. Umva ntabwo tuzi komanteri. Gukekwa gusa bituma ingobe. Gukekwa gusa bituma abantu baraswa. Ninde waciye urubanza ngo icyaha kiba hamwe? Ninde waje kuregera iyo polisi ko yibye televiziyo? Aho mpagaze niyo polisi yabahagaritse. Ibi ngibi rero ni ibitekerezo by'abantu. Ibi ni by'abantu benshi bari kwibaza. Ndumva mwagiye mubyumva. Ni byinshi biri kuri iki kinyamakuru. Aho namwe mumbwire koko. Ese kwiba flat screen unakekwa kandi utaruna ari byo bari kuvuga? Kwiba flat baramukeka bati yibye flat. Mwashatse ese abantu babiri wenda tuvuge hari uburyo bwo kuba wagabanura imbaraga z'umuntu wenda kuko niba wenda ashatse kwirukanka kurasa mu cyico diregite ugahita urasa mu cyico. Umuntu afite ukuguru, afite ukuboko. Icyo kintu ni ikintu nacyo ni ikintu cyagombye kugira gute kwibazwaho. Kurasa mu cyico kandi umuntu afite ukuguru. Noneho ampuresi abantu ni babiri ubanasiye n'icyarimwe birarangiye. None avuze uti wenda umwe yagize gutya uhasigara undi. Kukurasha umuntu umwe burya abonye warasha undi burya n'undi ashobora kugira ubwoba agahita ayamanika. Ariko rero guhita urasa mu cyico nabyo ni ikintu cy'ikibazo kandi gitera abantu impungenge. Kandi twongere tubigarukeho tunabishimangire ibi bintu byo kwica, ibintu byo kurasa
ibintu byo kugenda umuntu ngo yakoze iki ngiki uramuketse urarashe. Ibi bintu byo gukeka byonyine ni inkuru kuvuga ngo gukeka ni ikibazo gikomeye, tubyamagane. Ariko twebwe ku ruhande rwacu nk'ishyaka PFC Imberakuri turabyamaganye kandi twarabyamaganye. Ibi bintu ni ibyaha, erega nabo buriya ni amakosa baba bari gukora, kuko hariho ubutabera nyabwo. Aba bantu bakora ibi bintu nabo ukurikiye neza hari igihe wasanga nabo hari ibyaha bakoze bibahama. Rero hashakwe uburyo habungwabungwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu hatamenetse amaraso. Niyo kintu cya mbere gikwiye. Ibisambo muri uru Rwanda ni byinshi. Hari ibyiba imitungo y'igihugu, byasahuye, byagize gute, birirwa bagira badepa hehe na hehe, bakora ibiki, abanyarwanda bagasonza bakagira gute. Ibyo bintu turabyumva rwose mu bayobozi, byuzuyemo, biruzuye no hejuru. Ibyo ntibiraswa kuko nibyo ahari bitanga ama ordre yo gukora. Na ordre mukore, twebwe twiyibire nta kibazo. None izo nibiba, hari raporo nyinshi z'umugenzuzi w'imari tugenda twumva bayahombye se n'abana ku buryo barayataye se bayashyira mu mufuka kugira bayata, cyangwa ahubwo ni kunyereza imari ya leta. Ariko ibaze uriya muntu wenda tuvuga yibye kascreen agatwaye umuntu, ariko ibaze umuntu noneho wiba amafaranga ya miliyoni 10 na zingaye z'igihugu zagombye kugira ibikorwa, imiliyoni zose aba yishe. Ariko wa wundi ugasanga benshi nta n'abuzumva bashyikirijwe n'urukiko, no guhora babivuga gutyo gusa. Umbwira icyo kintu aho kugira ngo ukurikira abakoze icyaha bari gukora vengeance muri rubanda, bari kwica rubanda, ahubwo urajya kureba ngo umuntu wako ngo yikore ngo kascreen. Narumiwe ariko rubanda irareba. Reka twirangiriza iki ngiki, tujye k'uyu mukecuru wo kwa Mirimo. Uyu mukecuru wo kwa Mirimo rero, aha hantu ndumva ubushize byari ibintu byari bikomeye, we bari kumusenyera amazu ya Nyabugogo, nabwo yakamejeje avuga ati ndarenganye mwuka byaramwe mu ntabare. aratabaza nde ko uwabwira atumva, ko hari n'uwigeze kuvuga numvise ngo ahubwo ngo ahandi ngo baguterurana n'ikizu cyawe. Abaturage bajya bansitse bavuga ngo turatabaza ngo kanaka, kandi yabahaye igisubizo ahubwo abantu nuko mutumva. Uyu mukecuru kuri sitasiyo ejo yari afite hari kwitwaza ikintu cyo kuvuga ngo abantu ngo baba mu bishanga. Sirivupre, abantu bari mu bishanga bagiyemo bamazemo imyaka n'imyaniko. Abantu bari mu bishanga, ariko byari mu bishanga byabo, wasanga baranabayeho ku gisekuruza cyabo, banarazwemo umurage. Kwimura ahantu kubera ko hari inyungu rusange ugiye kuhabona, ntibivuze yuko uzaza ugaterura umuntu nk'uterura umwanda ukuye aha naho ujya kuwumena ahangaha. Icyo ngicyo tucyumvikaneho. Umuntu yagombye kwishyurwa ingurane zikwiye, umuntu yagombye kwishyurwa ibijyanye n'ibyo yahakoreye, umuntu yagombye kwishyurwa ibijyanye n'inyungu yahakuraga, ku buryo niba umuteruye umuvana hano umujyana hano yahindizaga yarahafite inyungu za miliyoni ku munsi, izo nyungu zizabarwa aho azaba agiye hose, zigakomeza zikaba iz'igihe kirekire. Kuza ugasanga umuntu yarafatishije n'amaseta, yarafatishije iseta, yarayimenyereje, yakoreyemo ibintu, afite abakiriya bamusanga agira gute, ukamufata ukamurenza imisozi, ukamurenza impinga, ampurize ntunamwishyure. Ibyo bintu nta gahomamunwa, ntabwo ari byo bintu bakoreye abantu bo mu bishanga, ntabwo ari byo. Uyu mukecuru ibintu bari kumukorera kugeza ubwo arize ati aka kantu mwokagira, araririra ndetse ikibazo ko ari warira, aka kantu mwambabariye mwokagira Imana mwe, ko ari akantu kare gasigaye gatunga abana. Mana yanjye, ikintu mbabwira bavuga ngo umuririmbyi umwe niwe waririmbye ati turabirwanira ariko iby'isi ntibigira nyirabyo, ngo urapfa bikazaribwa n'abatarabiruhiye. Nuko nguko isi imeze.
ejo wari umeze neza ukomeye, none ubu ngubu bigeze aharindimuka, bimeze nabi. Ntabwo ari ibintu nyine byoroshye. Hari televiziyo imwe naraye nkurikiye cyane mu masaha ya nijoro, numva abanyamakuru yabo uburyo bakiraho komantere bavuga bati ibi bintu nabo ubona bababaye, ariko ikintu gitangaje, abaturage bari bahari mu gitondo ko ugiye gusenywa, baragenda banga kuyisenya ku manywa ngo bagaruka kuyisenya nijoro. Nijoro hano mu Rwanda muzi ko hagiyeho couvre-feu mu masaha runaka, nta muntu wemerewe kugenda, ariko abaje gusenya bo baremerewe, bo bari bahawe uburenganzira ubundi nande. Abo bantu bo bari bagenwe n'irihe tegeko kugira ngo barare bagenda kugira ngo bajye gusenya, bajye bitwikira ijoro. Ese nimunabona ko n'icyo kintu cyo kwitwikira ijoro bakajya gusenya nijoro ari ikintu gikaze? Iyo yo gutinya rubanda, igihe batagikorera mu maso ya rubanda, ni ikintu babona ko nacyo ari ikintu kiri legale. Iyi ngiyi ni urukiko rwari rwemeje ibi, none umujyi wa Kigali wifitiye urwawo rukiko rwo gufata ibyemezo batitaye ku myanzuro y'urukiko. Aribyo twavuzeho ubushize ati iki gihugu kirasa n'ikiri mu kirere, wagira ngo nta buyobozi gifite. Abo bayobozi koko buri wese yibereye muri tageti ze z'inyungu ze. Hari ahantu nakurikiye iki kiganiro, umunyamakuru avuga ati rwose aturebe ukuntu banamanuye hariya, ngo bari gukora iriya ruhurura ya Mpazi bayimanura, ngo bagera mu nzu ngo y'umuntu, ngo baravuga ngo hano ni kwa enjeniyeri, ngo banga kugira ngo amazi amanuke tudurwa, ahubwo ngo bajya gukata, bajya gusenya amazu y'akarere ka Nyarugenge, aho kugira ngo bajye gusenya uwo muntu. Abo banahamyaga ko uwo muntu ashobora kuba hari akantu yatanze kugira ngo bo kumusenya, ahubwo bakamukatira bakajya gukatisha y'amazi kugira ngo bo kumusenyera. Wumva icyo kintu, kandi nawe ari mu iyo hangera, ari mu icyo kintu. Urumva icyo kintu turi guhangana nacyo. Ikindi kandi iriya gare ya Nyabugogo niba ari ibiri mu bishanga, nayo aho iri n'ubundi amazi araza kuzura n'imodoka zikabura aho zica, ariko ntawe uyikoraho. Aho ngo bazajya gusenya ngo utuzu tw'abaturage, sitasiyo tw'abaturage, twari twunguye abaturage, twunguraga imisoro ikaboneka, n'ubwo iyo misoro se ubundi yatumariraga iki n'ubundi nishaka kose. Icyo kintu tujye tucyumva, tucyanalize, turebe aho u Rwanda rwacu rugeze, ibi bibazo dufite, ibi bibazo duhanganye nabyo, izi ntambara turwana nazo. Tugaruka ku kintu cyitwa abakire bo muri iki gihugu, nicyo kintu numva mpagazeho. Abantu bitwa abakire bo muri iki gihugu, ibintu biri kuba uyu munyamakuru nawe yaranshekeje, aravuga ati kuba umukire muri iki gihugu nabyo noneho bigiye kuba ikibazo. Ntabwo ari umukire gusa, kuko n'abakene baratwubaka bakadusenya n'ibiki, buriya tutavuga ngo ni ronda abakire n'iki. Aha hantu mu by'ukuri turebe kure, tubwire koko, reka twibwire abo bakire, kuko burya umukire aba afite byose, ariko iyo yakize yumva ahagaze agangamye, yicaye mu ntebe, yungutse, yubatse etaje, yagize gute, yaguze amasambu hirya no aragenda akicara nka Berute Shezari, niba ari Berute Shezari namwumvise muri Bibiliya, akazamuka hejuru y'ama etaje, akareba umujyi, akawureba gutya, ngo ngiriya Babuloni yanjye niyubakiye. Si Babuloni ndasubiramo nk'uko yabivugaga, ariko ko yaje gushya iyo Babuloni turabizi. Nabo rero baricara, yabona yungutse, ntarebe ngo umukene uri kurenganywa wasenyeye akazu k'akaruri, abo bakicara ati kuko ndi kunguka nta kintu bimbwiye. Hari abo tugenda tubwira tuti ko umureba akarengane kari muri uru Rwanda, ko mwicaye. Cyane cyane abantu birata ngo barize muri iki gihugu, abantu birata ngo ni abakire, abo bantu mbagarukeho mbabwire, izo Babuloni muri kubaka namwe baraje bazibasenyereho, sibyo? Ntimuri kubibona? Niba mudahagurutse ngo muharanire mubone ko iry'umuhini bayototera isuka, ntago muri abanjye, ibihe nibizajya bibageraho. Ntimukajye mwiniyigiriza ngo murire ngo bigende gute. Urarya ariko ejo bizagenda gute?
muzagende ni uko ibintu byinshi bitagenda bimenyekana. Hari umuntu we wanabonye wari wubatse etaje yizamuye neza, niba ngo ari nyiri wari ufite hotel noza bita fantastique, ajya mu rubanza resitora yirashya, inzu yari yubatse no muri gare izamutse imeze neza, no muri rompowe mu mujyi wa Kigali ukuntu yari imeze, baba bayiteje cyamunara. Uko bimeze ubu ngubu ndumva mubizi. Rero uko nguko no gukebura abakire, nko kureba abakene ukuntu bakandamijwe, bamburwa utwabo. Hari n'abatwamburwa nabo bakire, bagahabwa bakumva ko bakwishimira ko umukene yabayeho nabi. Ukabona umukene yaburaye yashonje, ntumutabare ngo umufashe ngo urebe uburyo wamugaburira, ahubwo ukajya hari ukamwishima hejuru. Icyo kintu niba mutarebye situwasiyo y'abanyarwanda turimo, niba mutarebye ibibazo abanyarwanda twicayemo, ahubwo mukagenda mukicara mukagamika ngo za Babuloni zacu twiyubakiye, Babuloni ziraje zibasenyukireho. Nibyo muri kugenda mubona. Muze tumenye ko twagwiriwe n'igihu, twahuye n'ibibazo. Ahubwo twicare twese twiyambika ibigunira, tuvuge tuti abanyarwanda turababaye, reka dushaka uburyo ikibazo cyacu twagikemura, reka dushaka uburyo twakemura ikibazo hamwe, ya demokarasi nyayo. Nkubwiza ukuri, umunyarwanda yise umwana we ngo ntawe ukirasongo, ntago uzabirundarunda nona ejo babisenye, kandi umaze igihe warabiruhiye. Uzasigara urira mu myotsi, uzapfa ubisiga uzi ko biraza umwana wabisigarana. Umwana wawe avuga ati papa ibyo yari yarakoreye, usange wamutoje kumera neza, kubaho neza, kugira gute, ibyo bisigare ahangayitse, ahubwo ari gukurubangwa nk'ukurura ihene. Biriya bintu bya mukecuru byagombye guha abantu isomo. Biriya bintu bya mukecuru byagombye guha abantu isomo bose. Hari igihe rimwe twicaraga dukurikira ibintu byo kwa Rwigara, turimo tuganira, umukecuru akavuga ati, agatanga ubuhamya ati, tumeze gutya twari tumeze neza, abakire bakaza tukaganira tukishimana, tukaba tubona two tugaragiwe uko n'abakire. Ariko ubu ngubu abantu nsigaranye ni mwebwe rubanda ruciye bugufi, kubera ko babandi ntibakigera imbere yanjye, kubera ko babonye ko nagize ibyago. Ibaze kuba wicaranaga n'umuntu musangira champagne, wisiki, ifiriti, biki byose ibyiza byose, wabona agize ibyago ukaba udashobora no kugera mu kiriyo cy'umuntu mwasangiraga, ukaba uzi ko yakugurizaga, ukaba uzi ko yagufashaga, ukaba uzi ko yari yaraguhaye umwenda, ukagenda ugakwepa umupfakazi wo kuko ngo yapfuye yatabarutse, kugira ngo utazamwishyura wa mwenda, kugira ukagenda ujijije, ntuzonge no kunamwegera kugeza ubwo. Ese uba uzi ko wowe ejo bizakugendekera gute? Niba uzi ko uwo nguwo we, niba uzi ko nawe yabuze epfo na ruguru, niba uzi ko yambuye ibyo ureba kuko babisenye areba, kandi uzi ko ari umuntu wari ukomeye, uba uzi ko wishingikirije iki, ubona kuri iki, ntubona ko ibyisi ari gatebe gatoki. Aho kugira ngo mwihunze musange, mwemere muyasase, mwemere mugarame, mwemere ko muri rubanda kandi hejuru hari umuntu waje afite objectif ye. Niba icyo mutarakimenya, ntimuzavuge ngo mwizerwa ntiyagiye ababwira. Turigisha, umva ibiganiro mbahambi bahera ubuntu, ntawe unyishyura. Urugamba natangiye ntawe unyishyura, nta n'inkunga yanyu mbatse. Batazitwaza ngo atubwira kujya bigende gutya. Ibyo byanyu mufite mubikoreshe mu kugira ngo abanyarwanda duharanire impinduka nyayo, demokarasi nyayo iciye mu mahoro. Twese duhaguruke tugire uruvugiro kandi twivugire, bityo ubwo bucuruzi bwanyu buzunguka kandi buzakora neza mu gihe muzanamwe mufite uruvugiro, mufite na demokarasi nyayo. Rwose ibyo mwigira byose murambike hasi, murambike hasi. Icyo nicyo kintu nabwira mwebwe mwitwa ngo muri abakire. Nicyo kintu nabwira mwebwe mwitwa ko ngo mwarize, musuzugura abantu ngo ninjiji, ngo nta kintu bamaze, ngo nta kintu babungura, nta kintu. Kandi munanareba abo bantu mwitinjije, harimo n'abafite wenda amashuri, inkweto bagiye ahengamye, babuze akazi. Wabona akazi nkaho wakwicaye ngo urebe ibibazo abanyarwanda bafite, bukirwa
ushukashuka abana ba rubanda kugira ngo baguhe ruswa y'igitsina ngo bahe akazi, nkaho warebye ibibazo abanyarwanda bafite ngo bibakemure bibahere ku buntu, ubafashe nabo barebe uko uburyo batera imbere, aho ukirwa wangiza abana b'abandi, ukirwa ubarira ruswa, ukirwa ubahangayikisha, bakaguha akazi nkaho warebye ibibazo. Niko ko ariyo kintu tugarukaho, umuntu ujya kubahiriza iki cyemezo areba icyemezo cy'inkiko gihari, ukaba ushinzwe umutekano ugashorera abantu bagiye gusenya hejuru y'umuntu ufite inzandiko z'urukiko. Wowe ntabwo uzi amategeko, wagiye mu rwego rw'umutekano utazi amategeko ndemyagihugu icyo agira, icyo ateganya, ku buryo ushorera umuntu ngo genda usenyere kanaka kandi itegeko ryabikubujije. Urumva wowe ushinzwe umutekano ugiye guhagarikira usenya, mwese murumva mutari mu makosa? Ese urwo rukiko ko ari urwanyu, none urwo rukiko rumaze iki? Urwo rukiko utubaha ibyemezo byarwo. Kuba ushinzwe umutekano ukajya gufatanya n'abayobozi kujya kuwuhungabanya, kandi hari urukiko rwemeje ikintu, nkaho warengera rubanda ahubwo urajya gufatanya n'abahungabanya rubanda. Icyo kintu twagombye kukireba, tukagisesengura, tukakicaraho kandi tukagikemura byanze bikunze. Ibi bintu ntabwo ari byo, ibintu bigombye kurangira kandi bikarangira n'iki gihe, kuko urabikora none, ejo byanze bikunze nawe bizakubaho, kandi nibikubaho ntuzababare, ntuzarire, kuko burya akarengane k'igihe kirekire kageraho kakaba itegeko. Icyo rero nicyo nababwiraga abanyarwandakazi, kujya kubahiriza ibyemezo kandi uzi ko hari urukiko rwanze icyo cyemezo, uzi ko hari urukiko rwafashe imyanzuro, nkaho wakubahirije imyanzuro y'urukiko, ahubwo umuntu aragutegeka. Kuko abantu bashinzwe umutekano nabo batwarwa nk'udushishwe dutwawe n'umuhora w'amazi. Ufite umutekano ibintu nabyo birashekeje rwose kandi birababaje rwose. Bashinzwe murebere rubanda, mufatanye na rubanda, turabinginze turebe ko abantu mugira uruhare mu gutsimbakataza no gushakisha demokarasi nyayo mw'iki gihugu. Tugere ku yindi ngingo ya nyuma. Umunsi twagiye ku ngingo nyinshi, ni ingingo y'umutekano muke hano mu mujyi wa Kigali. Umutekano muke mu mujyi wa Kigali, turi ku ngingo nanone y'umutekano muke mu mujyi wa Kigali. Ndi gushakisha akantu nshaka kugira ngo twumve nako. Ikintu cy'umutekano muke mu mujyi wa Kigali nacyo ni ikintu nshaka ko tugarukaho, ariko wenda no hirya no hino kuko ngo hari ibibazo by'ubujura bukabije. Ubujura bukabije se, abantu bageze naho batwara inkono baterura inkono ku ziko bakazirukanka nabo sinzarara, ni ibibazo. Abantu hirya no hino, nta muntu ucyanika umwenda hanze, barawutwara. Ntawe usiga akantu ahantu hagaragara. Navuze ko nanjye mu minsi mike baherutse kuza bakinjira mu nzu baturebye ku jisho bagatwara utuntu. Ariko nibyo narindi kuvuga, ntidufite ikibazo. Uramanuka ugenda ahantu muri karitsiye, ari karitsiye ubu ngubu udashobora kugenda ufite telefone ku gutwi, bahita n'ugutwi bakaba bagutwara, cyangwa bakanagufata bakanabikwambura ku ngufu n'amafaranga bakayakwambura. Icyo kintu kikiriho hano muri uyu mujyi wa Kigali. Nibyo tuvuga rero tuti ibi bibazo biriho by'ubukene buri mu bantu bizateza insekirite, bizateza ikibazo muri uru Rwanda, ku buryo mu by'ukuri uzasanga bizahungabanya abantu mu buryo bukomeye. Ntabwo abantu bari kugenda baterura ibiryo ku ziko, abantu bari kugenda bareba utwenda wanitse ahantu bagahita banura bakatwara. Ntiwabyita ko ubwo ngubwo ntabwo ari ubujura bwa bujura wabyita ko bukomeye wenda kuri utwo tuntu dutoya nari mvuze, ahubwo ni ubujura bwa bundi niba twabyita ubugegera, bwo gushaka akantu ko kurya kubera ubukene buri mu Banyarwanda, kubera ibibazo biri mu Banyarwanda, kubera intambara bari guhangana nazo z'ubukene. Nicyo kintu nanone kiri kugaragara cyane nk'ubu ngubu mu gace ntuyemo rwose. Hari nk'umukobwa uherutse kuza rwose bamwambura telefoni ku gutyo,
barirukanka. Hari n'uwaje nijoro nawe bayambuye nawe ndumva yari n'umudaso ahari, nabonaga abantu bakomera nawe yari yanasinze ko ari ariko nawe barayitwara pe, baza ari n'umudaso. Urumva ko ibintu bigeze ibandagabaga. Hari n'uduce rwose bavuga ati aha hantu byaranze, baradutera baratwambura bakora ibi n'ibi. Ariko reka twinyure mu iyi nkuru, ni inkuru nayo nafashe twumve aho bigeze. Nanone uko ibyo tuvuga nabyo hari n'abandi baba babivuga. Reka dukurikire iyo kibazo cy'umutekano nacyo. Abajura risigaye ribatera amasaha ya nijoro, bavuga ko ari itsinda riba rigizwe n'abantu barenze 10 b'ibigango, baba bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro, inyundo n'amatoroshi atanga urumuri rwinshi, kuko ngo iyo barukwerekeje mu maso y'utumera nk'ubumwe bakabona uburyo bakwiba neza. Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru ahagana mu masaha 9 bateye ingo zirenga 3 harimo n'ubw'umukuru w'umudugudu gusabangiza bikomeye urugo rw'umuturage witwa Ndayisaba Fideli, baje bakamenagura ibirahure byuzuye byose, bakavuga ko batari baje kwiba ahubwo ngo hari ikindi bari bagambiriye, cyane ko ngo bari banahirutse kumwiba mu cyumweru gishize, abandi bagafungwa, bityo bagakeka ko abaje nijoro bari baje kwihurira, kuko nta kigaragara ko bari baje kwiba, ahubwo icyo bakoze bazengurutse inzu bamenya ibirahure gusa, nta kindi bagamije. Ubona ko bakeneye ko nasohoka wenda cyangwa se bakirara kwinjira mu nzu bagatemagura bari barimo. Uyu muturage kimwe n'abandi bibwe isura ikomeye cyane na cyane rwose, nkurikije ibyo ngenerayo niboneye n'amaso yanjye, kandi no mu cyumweru gishize niyo nabibonye. Kuko ubundi umujura yarazaga akiba mu ibanga kugira ngo utamwumva, ariko ntabwo ushobora gufata ikintu gifite ibiro nka 30 ngo gikubite kuri giriyaje ngo umbwire ngo uwo mujura ni umujura usanzwe, kuko none se ntabazi kuri muntu. Ariko ikigaragara nuko bazi ko nta rundi rihaba, nuko bazi ko ntabashinzwe umutekano bari hafi, nuko bazi ko nunatabaza ugutabara yaza nyuma y'amasaha bo bakoze ibyo bakora bagiye. Ibyo byari birenze ubujura ko bwari bameze nk'abicanyi, yuko niba abantu muhagarara mu juru undi yakumvise no koze no kuri pwanya ikintu cyangwa cyane itara ariruka. Bo barindaga ku buryo muhangana nko n'iwanjye twangana ntiza kuri 15. abo baturage Umutekano muke uhari, hari umutekano muke w'abantu bameze nk'abantu tutazi iyo baturuka, niba ari bitwa abapagase badafite adresse, ubona ko banyanyagiye aho hose. Harimo abayede, harimo abafundi, harimo abahinga, ku buryo ubona ko bafite groupe nini y'abajura n'abicanyi bashobora kuba banavukamo, cyangwa n'indi mitwe ishobora kwivangamo tudashobora kumenya iyo ari. rumwe muri urwo rukiko barayiriba muri iri joro, harimo fisi, harimo bizuru, harimo damascene, tuba tuvuye mu makaritsiye bitewe n'imibereho yabo. Umuyobozi w'umurenge ntabwo yabihamya, gusa biraretse renze ubujura mu bugizi bwa nabi, no kongera ngo iperereza rizatugaragariza neza impamvu zabyo. Umuntu aje agatera amabuye akamena ibirahuri, harimo n'indi mitekerereze itari myiza. Tugiye kongera dusubire inyuma tuganire n'abayobozi dufatanyije kuva ku rwego rw'isibo, ubundi umuntu wese mu isibo mu mudugudu yakagombye kubazwa. Badafite umurimo nibura ku rwego rw'umudugudu nabo bakagombye kuba bazwi. Ndumva aha ngaha iki ngiki mucyumvise, ni hano mu mujyi wa Kigali tujuro. Hari umwana umwe mu bafasha ari kuvuga ati bene wacu, avugamwo ati babizuru bande, niwe wari kuvuga ati ariko tuva ahantu bitewe n'imibereho dufite tukajya ahandi, ni imibereho mibi. Ati baravuga ko ari ubujura, ariko bano nabo bakagira ikibazo kuko abantu ukuntu baje bagaterura ikintu ni za Gatare n'ahari, ikintu cy'ibiro 30 bagakubita ku idirishya, kandi mugahagarara mugahangana. Urumva urababona niba bareba ku isi ubona ko ni urubyiruko rwego bavuga ngo abantu b'abahinzi, abayede, abantu baciye bugufi bo hasi cyane rwose, wakwita ko ari rwa rubanda rwo hasi ruri gutera mu izi ngo z'abakire mpaka ngo rugize icyo rukuramo ku ngufu nk'ubwo buryo. Iki kintu rero ni ikintu kibabaje, ni ikintu kandi wavuga ko kinahangayikishije. Ntabwo ari aha gusa, hari n'ahandi nanjye ndi kukubwira ko henshi na henshi ngenda mbibona hariho iki kibazo. Ariko nanone twibaze, ni nabyo uyu nguyu yavugaga uyu nguyu bavuga ati impamvu banaza ni uko harimo n'ikibazo nyine cy'umutekano, harimo n'ikibazo cy'umutekano. Ntabwo nta nzego z'umutekano ziri aha ngaha, iyaba zari zihari hari icyo zagize zahagombye gukora
mu kurengera abaturage, urumva, mu kurengera abaturage, ariko ntago icyo ngicyo bagikora, ngo ziri kure. Ariko si icyo kibazo. Hano kugira ngo uzaterwe cyangwa se uzatake urwego rw'umutekano ruhari, ni ibintu nabyo binagoranye. Kandi aba bantu bari kuvuga batanga amafaranga y'umutekano buri gihe, kuko hari abanyerondo n'ibyo by'abadaso n'ibiki byose, ariko kugira bazatabara umuntu ni ukuza gukura abantu amafaranga batari bubarindira umutekano, kuko turibwa buri gihe, abantu baribwa buri gihe pe. Ibyo nkubwira ni iyo ubona mu muhanda bakwambura ku karubanda muri karitsiye, bakakwambura kaza bakazira mu nzu bagatwara, izo nzego z'umutekano zo ziba zishinzwe iki, kandi abanyarwanda baziyishyurira. Uzi ko biruta nuko bajya bicara nk'ukuntu abantu baturanye bakavuga bati twishyirireho umuntu uzajya ducungira umutekano hafi, twishyirireho umuzamu, ko n'ubundi aho kugira ngo ujye kwishyura abantu n'ubundi uzasigara wibwa ku mugaragaro unahangayika. Abanyerondo nta kintu bamaze uretse wavuga ni nko kwibisha rubanda, kuko wizera ngo barakurindira kandi ukibwa. Iki rero ni ikibazo nanone cy'uwo mutekano muke. Sinzi ahubwo icyo bazagaragaraho abanyerondo, ni ukwirirwa bakubitagura abantu, ni ukwirirwa bahohotera abantu, ni ukwirirwa bambura abantu twabo. Nicyo kintu, ariko kurengera abantu cyarabananiye. Noneho rero turebe, hari akantu nanone nshaka kongera kubumvisha. Nanone nakunze gukurikira cyane, ndi gukunda gukurikirana cyane ibitekerezo by'abantu n'itangazamakuru, ibibazo biri hagati y'abanyarwanda kubera ubusumbane, n'imitekerezo by'abantu kubera ubusumbane buri mu Rwanda. Uburyo abantu mu rwego rwo hasi, abakene bari kureba abakire. Iki ni ikibazo gikomeye cyane nacyo ubona cy'urusumbane, kizakurura nanone ibindi bibazo, kizakurura izindi ntambara. Reka nanone mbumvishe nanone aka kantu gatoya. Hari umugozi urizaga abana mu modoka bajyana ku ishuri, none abantu bari gukora isuku ku muhanda, uzure bya bijyana by'ibicuruzwa bari kubishyira mu modoka. Ubu yarakajwe n'iki? Nubwo arakazwe nuko umuntu akize. Ni ukuvuga ngo rero Imana izakurinda umutima umeze gutyo, uzarakazwa n'ibyo yahaye mugenzi wawe. Ariko si Imana yo yagiye iduha twese tugasarangatanya. Dore ntaho muhera, tugasarangatanya. nibereye mu kiganiro muheza uwiteka. Reka rero twihanganisha umuryango w'uyu mumama n'umusore, bari umunyarikinga, umusore bamufunze. Ntabwo byoroshye. Ubwo nyine baramushyiraho kese, wenda sinzi ko kese bamushyiraho ko yitwa kurwanya inzego wenda z'umutekano. ariko urabona ko abarwanyaga avuga ati muranjyana wapi wapi, muranjyana wapi wapi. Bivuga rero abakire ku isi, Yego. isi yungutse umukire mushyashya. Urashaka kire tu Sinabwira ndamubwira iki nakire. kimeze gutya. Njyewe nta mutima mubi mfitiye abakire, kuko nawe ngorera ngorera umukire. BTN TV yaro kamari nsaba umuntu. BTN TV yaro. Ni iki ngiki rero, ni naho ngaho nari nagakuye ako kantu k'ikibazo cy'abakire n'abakene mu Rwanda. Rwose nabyo urabona ko harimo ikibazo. Nicyo basaga naho bari kuganira. Umunyamakuru yabwiraga undi mugenzi we ati, ni abanyamakuru nabakunze cyane, bagira ikiganiro cyiza rwose, ati iki kintu cyo hagati, kugeza ubwo abantu babona umuntu afasha abana be bajyanye ku ishuri, akavuga ati dore bya byana by'abakire. Kuko urumva ahantu ikibazo cy'ubusumbane kiri mu Rwanda cy'abakire n'abakene kigeze, aho abanyarwanda barebera, bari gutekereza cyane, bataba nibo baduteze, buriya baba banareba. Kandi koko nibyo biba, nibyo bintu biba. Nawe ibyo yavuze twese turabibona. Abantu urahitagira gutya kose, kuko amaherezo y'ibi bintu ni ayahe? Amaherezo y'ibi bintu ni ayahe? Aho kari akaciyemo rero, nagira ngo twenda tugende dutanga n'ubuhamya ko ibyo bibazo ibyo byose tugenda tubona. Ariko dusoza ikiganiro cyacu, twagize ingingo nyinshi. Kenshi twayaga dukunda kuganira ku kintu kimwe, none ubu twakomatanyije utuntu twinshi. Birababaje kandi twongere tuvuge ko bibabaje kubona, kureba aho u Rwanda tugeze, aho abanyarwanda tugeze. Ni ahantu hahangayikishije, ariko uku guhangayika gutya kw'abanyarwanda bikozwe
n'ubutegetsi bikozwe n'abanyarwanda ubwabo, bikozwe n'abo bayobozi. Icyo nababwira yuko ndakambwira abo bayobozi, niba mudashaka guhagarika ibyo bikorwa bibi byanyu, nababwira ni courage, ibyo birabareba, mukomeze. Burya nibyo navuze, ni ukwisenyeraho ikiraro nk'ihene. Niba udashobora gukora neza ngo abantu bagushime, ejo bundi abantu nibakwambura bwa bushobozi bwose, ntuzasigare urira. Cyari igihe cyo kugira ngo mutunganye ibintu neza, mufate abantu neza. Igihe Imana yabahaye, niba mutaragikoresheje neza, ibyo birabareba. Inama twabagiriye niba mutazumva, ibyo ngibyo birabareba. Kwirwa rero muhohotera abantu, mucura bufundi munabuhora abantu bari kugenda babirambirwa kandi barabirambiwe, kandi igihe bazabereka ko birambiriwe bwa nyuma bashyizeho sinyatire ya nyuma, nuko nguko rero muzabyihanganira. Mugire courage rero, mugumye mube catalyseur y'abantu kugira ngo babereye agisiyo nziza yo kugira ngo barangize igikorwa cyo kwibohora. Mukomeze, nabwira ntimugubwe neza, ariko icyo nshima nabasaba nuko mwagubwa neza mu byiza, twese duhurira hamwe mu byiza kugira ngo duharanire ibyiza birambye by'abanyarwanda bose muri rusange. Narangije rero, mukomere, Imana ibahe umugisha. Bibutsa abaganira nanjye kuri WhatsApp, nabo mwese muzi ko tuganira neza, kandi n'ibitekerezo mumpaho ndabishima. Abazi imbere kuri ya nimero, akamenyetso ko guteranya 250 7 2 8 9 4 4 1 4 4. Mugubwe neza rero, Imana ibahe umugisha kandi baturindire, ibahe kuhaha muronke, ibahe ibyiza byose muyisaba, kandi ibibi muyisaba ibibime, kuko igina nabahitiramo. Ariko icyo dukeneye twese abanyarwanda ni ukugubwa neza, no kwishima. Umunyarwanda akajya aba mu gihugu cye atagenda yububa, umunyarwanda akabona akazi, ubushomeri bugacika, uwahunze agahunguka, ujya mu mahanga agasohoka nta kibazo, atimwe pasiporo cyangwa ibindi, akaninjiramo nta kibazo. Ushaka kuba hanze akahaba, akaza agashora, akagira ibikorwa iwabo akora. Ushaka mu Rwanda akagira, mbega abanyarwanda tube benshi, tubyare dukwire n'isi, ndetse turute n'Abashinwa. Njye mba nanabyifuza, tubaye benshi ku isi byanarushaho, kuko byarushaho kuba byiza kugira ngo tube bake babi, twaba benshi beza. Rero mu by'ukuri dukomeze duharanire ubwo rukundo, ubwo butabera n'umurimo, dufatikanyije kandi dushyize hamwe. Nongera kubabwira nti, mu gusenga no kwiyambaza Imana no gufatanya nayo no kuyubaha no kuyubahiriza ibyayo, byose tuzabigeraho. Rero Imana ibahe umugisha kandi mugubwe neza, murakarama.